Charire muri Gande nguheruka kera reka nawe wakoze muri Foreign Affairs wahuye n'abantu wabaye muri Amerika wabaye wanye n'Afurika benshi n'Abanyaziya bose akamenyetso niyo kabari kamwe gusa dufite iki kibazo tugishakira umuti naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduating ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri babandi babakene bayasabirize bayitwarire kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye. Abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afrika kinini. Barya fast and alone. Bonyine. Bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari kirumvikana.